Giraso yiturwa indi. Ombolenga Fitima wagambaniye ikipe ya Rayon Sport akaza gufata n'amafaranga agatsindisha ikipe ya Rayon Sport, ikipe y'Imana, ikipe y'abaturarwanda. Rwose ibingibi bikomeje kumukurikirana ndetse naho azajya hose bizakomeza biri ku mutwe. Uyu mukinyi rero wasoje amasezerano ndetse kandi akaza no kwirukanwa muri ikipe ya Rayon Sport. Ibintu bikomeje kumubera bibi. Amakipe yari yiteguye kuba yajyamo, dore ko hariho amakipe abiri yaramukeneye. Aya makipe hariho ituruka hariya mu gihugu cya Kongo ndetse n'ituruka hariya mu gihugu cya Kenya. Ni amakipe abiri rero yaramukeneye, ariko akimara kumva seveye amakuru ibinyamakuru byo mu Rwanda byagiye bimutangazaho harimo kugambanira iyi kipe, rwose byaramukurikiranye. Ayo makipe yahise avanaho gahunda bari bafitanye. Uyu Ombolenga Fitima ari mu byago bikomeye cyane bishobora gutuma amara umwaka wose yicaye ku gatebe ategereje ikipe yaza bakagirana ibiganiro. Ikipe ya APR FC yosheje uyu musore aza kugambanira ikipe ye ya Rayon Sport, ikipe y'Imana, ikipe y'abaturarwanda, ariko umuvumo uracamukurikirana umunsi ku munsi, dore ko ikipe yamwosheje itigeze imugirira icyizere nayo ngo ibe yamugura mubo abandi yaguze, dore ko yaguze uwo bakunze kwita Iragwa Haji ndetse na Bugingo Hakimu, bakaba bararangije kwinjira mu muryango wa APR FC. Ariko uyu we kubera akagambane ke, rwose ibintu byamubereye bibi, bimubera ruhurura rwose. Ubu ngubu isi kumwikaragiraho nyuma y'akagambane, ndetse akomeje no kwicuza icyatumye agambanira ikipe y'Imana nka Rayon Sport. Ndetse kandi turaza kwinjira mu makuru akomeye cyane akomeje kuvugwa mu kipe yacu ya Rayon Sport. Ese byifashe bite? Amatransferi ubu ngubu ari gutegurwa na yahe? Ese abakinnyi bamaze guterekaho nabahe? Ese abari gushakishwa nabahe? Abasaza barimo bategura iki nyuma y'amatransferi, cyangwa se muri iki gihe cya transferi? Abakinnyi bose ibyo byifashe bite? Ndetse n'umutoza wabo Afahamu Latifi, ibyo byose turaje tubirebere hamwe gatanu kuri gatanu. Nizere ko rero wakanze subscribe, nizere yuko rwose wayiteretseho gatanu kuri gatanu. Nimba utarayiteretseho, iki nicyo gihe ngo uyiterekeho nawe ube umuntu ukomeye cyane, ube umunyamahirwe, ujyajya ubona amakuru meza, amakuru azira ibihuha kandi yizewe gatanu kuri gatanu aturutse mu kipe yawe ya Rayon Sport. Ndetse kandi nawe wakanze subscribe, ukande like, usharinge ku nshuti zawe, ubundi utange umusanzu ukomeye cyane kuri Kigali One. Ndetse kandi utange n'igitekerezo cyawe ngo urebe ngo Kigali One irakugezaho amakuru y'inyangamugayo, amakuru yizewe gatanu kuri gatanu. Yes, nguhaye ikaze rero wowe uri kunyumva bitewe n'ibyo uri gukora, waba uri mu kazi, waba uri kugenda, waba uri gutwara imodoka, waba uri gukora indi mirimo yose itandukanye, mwifurije rwose imigisha n'amahirwe mu byo mukora byose umunsi ku munsi, kandi ibihe bikomeze bibabere byiza nk'ibisanzwe, kandi Imana ikomeze ibafashe, ibahe n'imigisha myinshi. Ombolenga Fitima rero Giraso yiturwa indi, nk'uko uyu mugani bawuca mu Kinyarwanda akavuga ngo Giraso yiturwa indi. Uyu Ombolenga Fitima murabizi ko yari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, ari umukinnyi ikipe yakundaga, ndetse kandi ubonaga ko ari umukinnyi ushoboye, ndetse ushobora no kugeza iyi kipe ahantu heza. Ariko nyamara kubera ko ubugambanyi bwe
uyu rero Ombolenga Fitina ibintu bikomeje kumugaruka umunsi ku munsi, aho yari yizeye amakipe abiri harimo ikipe yo mu Rwanda APR FC ko izamusinyisha nk'uko yari yamwisheje ibitangaza kugira ngo yemere agambanire ikipe ye, ndetse kandi hariho n'amakipe abiri amukeneye, ituruka hariya mu gihugu cya Congo ndetse n'ituruka hariya muri Kenya, ariko nyamara kubera yuko amakuru agenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse urabizi ko abanyamakuru bavuga ibyabaye byose. Uyu nguyu rero amakuru yagiye agera kuri ayo makipe amushaka, kubera ko kumva ko harimo akagambane ko kugambanira ikipe, ibyo byose byahise byica seveye, ndetse n'amakuru rwose yari afite meza nabyo bita bigenderamo, kubera kugambanira ikipe ya Rayon Sports, ikipe y'Imana, ikipe y'Abanyarwanda. Ntabwo wayigambanira ngo cyangwa se uyihemukire, ingaruka ziteye kuzakugeraho, ubone ibyago biri imbere, ubone ko iyi ekipe rwose ari ikipe ifite imigisha myinshi, kuko ntawayigambaniye ngo cyangwa se ayihemukire narangiza ngo abone amahoro. Ombolenga Fitina rero ashobora kumara igihe kingana n'umwaka wose yicaye ku gatebe, nta kipe n'imwe ari gukinira, dore ko n'ikipe ya APR FC yari yamwisheje ibitangaza nayo yamuhemukiye, yarangiza ikaza gusinyisha abandi bakinnyi kuko bamubonagamo nk'ikigwari, bamubonagamo nk'umuntu utashobora, kuko uyu Ombolenga Fitina rwose ibintu bikaba bikomeje kumwikaragira hejuru, anari nako azamara igihe atabona iyi ekipe, mu gihe yahemukiye ikipe yari arimo, ikipe yari ikomeje kumwitaho umunsi ku munsi. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kwinjira, akomeje gusohoka rwose mu binyamakuru bigiye bitandukanye, nuko iyi ekipe ya Rayon Sports gusinyisha intwaro karabutaka, intwaro rutura. Kugeza ubu ngubu rero ikaba imaze guterekaho abantu bagera muri batatu, bakaba bararangije gusinya rwose, bagasinyira ikipe ya Rayon Sports, ndetse diru yabaye dane kabisa, ndetse kandi n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bumeze neza, buracyashakisha izindi ntwaro, dore ko ntabwo ari abo bakinnyi dukeneye gusa, kuko ikipe ikeneye abakinnyi bagera muri 13. Abakinnyi rero 13 nibo bakenewe muri ekipe kugira ngo ikipe yongere isubire muri mudo, ibe ikomeye ndetse kandi itajegajega, nk'uko abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abayobozi bifuza ko iyi ekipe yaba yubatswemo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ngubu rero ikipe yacu ya Rayon Sports imeze neza, abakinnyi bo bari mu gihe cy'ikiruhuko, ariko mu matariki hafi za 21, 22 kugeza kuri 30 bazaba bararangije kongera gusesekara hariya mu Nzove, bongere batangire imyitozo, dore ko bazaba bari kwitegura imikino nyafurika. Ni imikino ikomeye cyane, ndetse kandi ikipe ya Rayon Sports isabwa gutsinda kugira ngo yinjiremo imeze neza, iryoshye, ubona ko ari ekipe itajegajega rwose, iri kuvuga ko ifite intego ikomeye cyane. Ubuyobozi bwa Rayon Sports buri gukora inama umunsi ku munsi, uko hagenda haboneka igitekerezo cy'umukinnyi bagura, nari nako bari guhita bamukorera inama yo kugira ngo bamwigeho, barebe amakuru, bakusanye uko ekipe yararimo byari byifashe, uko yifashe muri saison ese byarangiye ute, ubundi bamwumvaho amakuru meza, bagahita bamusinyisha, ubundi nawe akaba yakwinjira mu muryango mugari w'ikipe ya Rayon Sports. Ikipe rero ya Rayon Sports itegereje umukinnyi bakunze kwita Chris. Uyu mukinnyi nawe inama yamukoreweho, bamwigaho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse kandi bemera ko uyu mukinnyi agomba guterekaho amasezerano ye, gusa ntabwo diru yari yabadane ngo uyu mukinnyi ahite atereka amasezerano, ariko bigeze kuri 99% ukumva ko rimwe rero n'icyo gutereka
ugaterekaho sinya ubundi ibintu bikagenda neza bikagenda munange. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira umunsi ku munsi.